happy, hakuna matata. Mr. Butterfly. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Oyo, wageni, wakaribishwa. Zanzibar yetu, hakuna matata. Mu cyatsi kibiti n'ibyatsi bitoshye turi mu cyanya cyahariwe ubuhinzi bw'ibifite agaciro kihariye. Iby'abanyazanzibar bateye imboni kera bakabikusanyiriza hamwe ngo amahanga ahururire kubisura. Si ugusura gusa no kubirambagiza, kubifuza kubibyaza umusaruro uhanitse w'ikirenga. Kije, bienvenue, ikaze, welcome to the BGU space. Muhawe ikaze muri Jambo Spice Farm ku butaka bwa Zanzibar, muri Edeni yihariye y'ibiti n'ibyatsi biribwa n'ibitaribwa, ariko ntihabe na kimwe kirimo kidafite umumaro. Waruzi ko se ahari hamwe muhera cyane bimwe mu biti bishibukaho uturabyo tubyazwa umusaruro hakavamo umubavu w'akataraboneka wa Coco Chanel nimero 5, kandi hera cyane bikorwamo amarangi abagore n'abakobwa bisiga ku minwa n'ahandi birimbisha. Waruzi se kandi ko ari mu cyanya gikomeye cy'igihingwa cya cloves gifite uruhare runini mu gusigasira amagara ya benshi. Mu guhabwa ikaze n'abashinzwe gutembereza ba mukerarugendo baza kwihera ijisho ibyiza bitatu ubutaka bwatagatifujwe mu kwera kw'ibimera bifitiye akamaro, BGU Space byatangiye tuhatemberezwa n'abagide maze twiga bundi bushya. Ibiti bya coconut ni kimwe mu byera cyane kandi bigahingwa cyane kuri ubu butaka bwa Zanzibar ku kigero gihanitse. Si kenshi abatuye kuri ubu butaka bajya guhaha urubuto rwa coconut mu isoko, kuko nutagira umurima wazo aba afite umuvandimwe we wa hafi uba ufite umurima w'ibiti byazo. Habaho gusangira, ikiba gisabwa gusa ni ukubona umuhanuzi wazo, ubundi mukirira ukanashira inyota kubw'umutobe wazo. Icyakora n'abazigura ku masoko bake nabo basa n'abazigura ku buntu, kuko ibiciro byazo bihora hasi cyane. Ibiti bya coconut bikunze kwera biba birebire cyane kandi bigakura mu gihe kirekire, kuva ku myaka 0, ni ukuvuga igitangira guhingwa kugeza ku myaka 7, ariko nibura igihe cyanya kiba yatangiye kuzana imbuto zifatika ni hagati y'imyaka 6 n'7. Mwikaze abahora muri iyi farm cyangwa se muri ubu busitani bugari bagusaba kutabakuraho ijisho, maze bakurira bimwe mu biti byazo, bakurira imbere indirimbo zabo harimo iziganjemo amagambo yo kuguha ikaze. Hello. Jambo. Matata. Kuna matata. Okay, welcome to Zanzibar. Morning, you. Coca-Cola. Ubwo nyuma yaho bagatangira kugutunganyiriza uru rubuto rwa coconut, ugasogongera umutobe wayo w'umwimerere, ari nako usogongera ku nyama yayo. Aha nibwo utangira kwibaza uti ubundi uru rubuto rwaba rumariye iki umubiri w'umuntu no mu buzima bwa buri munsi bwe. Mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko coconut ifitiye akamaro gatangaje umubiri w'umuntu. Amazi ya coconut ni ikinyobwa kizwiho kutagira amavuta menshi kandi kigizwe na za mineral nka potassium, bikaba byiza mu kwegereza umubiri amazi.
Amavuta akomoka kuri urubuto akaba akorwa cyane hakoreshejwe ibyo byitwa inyama yarwo, aya gakoreshwa mu guteka, mu gukora amasabune n'ibindi. Bavuga ko buri muntu wese ukunda gutekesha amavuta bituma umubiri we cyangwa se uruhu rwe bihora bitoshye, kandi nanone ayo masabune n'amavuta bikagira ibinyabitabire bifite akamaro gakomeye mu gutuma umusatsi w'umuntu ubyimba ugakomera kandi ugasa neza. Afasha mu kuvura ibisebe kuko afite ubushobozi bwo kurinda mikrobe no gukuraho udukoko twatera uruhu ibibazo. Hari aho kandi bakoresha ibice by'imbere muri coconut cyangwa se amazi yayo mu kuvura ibibazo by'igogora birimo uburibwe bwo mu nda. Amababi y'igiti cya coconut akunda gukoreshwa mu gukora imitako n'ibikoresho bitandukanye birimo ibiseke, ibikapu n'ibindi bicuruzwa byo mu bukorikori. Mu bihugu byinshi igiti cya coconut ni isoko y'akazi kuri benshi kuko ikoreshwa cyane mu nganda zitunganya ibiribwa n'imiti. Kubera ko kandi ikunda gukurira mu turere dukikijwe n'amazi, igiti cya coconut gifasha mu kurinda ubutaka kwangirika cyangwa kwangizwa n'isuri. Imizi yacyo ifata mu butaka neza kandi igatanga umwuka mwiza. Igitangaje ku rubuto rwa coconut ni uko ibisigazwa byarwo bikora ifumbire nziza iyo bimaze kubora, ugasanga itanga umusaruro ufatika mu mikurize y'ibindi bihingwa bibarizwa muri ubu busitani. Muri iyi famu ya Jumbo Spice kandi harimo igiti cya cinnamon gifite akamaro kanini mu buzima bwa muntu kubera imikoreshereze yacyo myinshi mu buvuzi, gutegura amafunguro no mu buhinzi. Kizwiho kurwanya indwara ziterwa na mikrobe, kikagira imyunyungugu irwanya udukoko dutera indwara, cyane cyane indwara ziterwa na mikrobe mu mubiri. Kubera impumuro yacyo nziza, bayikoresha bafatanyije n'ibindi birungo mu guteka inyama, imboga, ndetse ikanakoreshwa mu gukora ibisuguti, keke n'ayandi madeseri. Kimwe n'igiti cya coconut, ni igiti nacyo gifasha mu kurinda ubutaka cyane, kikarinda isuri kubera imizi yacyo ikomeye nayo ifasha mu gufata ubutaka. Ni igiti kandi kibyazwa umusaruro kigakorwamo ibikoresho by'ubuhinzi n'ibindi. Aha kandi habarizwa igiti cya anato gifite akamaro gakomeye mu mutuku uva mu mbuto zacyo, ukoreshwa cyane mu bihugu byiganjemo iby'Abarabu n'Ubuhinde. Bakaba bagikoresha bitaka, basiga mu gahanga amabara atukura ava mu mbuto zacyo bijyanye n'imigenzo yabo, kandi aya bakayakoresha barimbisha iminwa yabo bayisiga ayo mabara atukura. Akanakoreshwa mu gusiga amwe mu mahina abageni baho, cyane ko no muri ubu busitani ibiti bibarizwamo bya anato aha muri Zanzibar naho ari igihugu kiganjemo abasilamukazi bakunze kurimbuko. Muri ubu busitani kandi harimo igiti cyitwa irangirangi cyera ibisa n'uturabyo tw'umuhondo dukorwamo imibavu yamamaye ku isi ya Coco Chanel nimero 5. Aha kandi hera cyane ikawa ya Robusta, ikabizwi cyane kubera ukuntu ishobora kwihanganira ikirere gishyushye ndetse n'indwara zifata ibiti by'amakawa ugereranyije n'ikawa ya Arabica. Ibiti by'ikawa bya Robusta bikunze gukurira neza ahantu hari igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 24 na °C 30. Ikaba ibasha cyane guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Robusta izwiho kugira icyanga ntagereranywa ku bazi neza gusogongera amakawa bakayirahira. Igira kafeine nyinshi, ikaba ari nayo nyirabayazana mu gutuma iyi kawa ikomera kandi ikagira icyanga cyihariye. Aha kandi hera cyane ibirunga magana n'amagana bitekwa mu cyayi, birimo imicyayicyayi, ginger, cloves, zimwe mu zifite akamaro ntagereranywa mu gusukura umubiri no gutuma umererwa neza, haba mu kuzinywa mu cyayi no gukoresha amavuta yazo n'amasabune mu kumasa amavunane. Hera cyane igihingwa cya turmeric, ikoreshwa mu guteka no gusukura uruhu rugacya kubi kubayigize intero yabo ya buri munsi. Hakera kandi cyane imbuto ziganjemo inanasi, insina zera imineke itukura, usibye ko n'inyamunyuzi wacu hatazibuza kuhera cowbelf, ibifenesi, amaronji, imyembe igira icyanga ntagereranywa, marakuja, amapapayi n'izindi mbuto n'imboga tutarondora. Gusa nanone hakera ibikakarubamba cyane, bakanabifata nk'inkingi ya mwamba mu gusigasira amagara ya muntu, haba mu miti yabyo inyobwa cyangwa iyisigwa. Ibiti bya vanira ikoreshwa mu guha icyanga ibinyobwa bitandukanye, ama ice cream n'ibindi nabyo birahaboneka. Ikiza kurushaho, ubu busitani bugira akamaro gakomeye ababuturiye, harimo kwinjiriza amadovize abashinzwe kuyobora no gusobanurira ba mukerarugendo ibihingwa bibubarizwamo n'amateka yabyo n'akamaro kabyo.
Abahaturiye kandi bakaba baritoje cyane kubyaza umusaruro ibyo bihingwa, aho iyo umaze kuyisura ujyanwa hamurikirwa ibyavuye mu musaruro wabyo nk'amavuta n'amasabune akorwa muri ibyo bimera byiganjemo cloves na turmeric, amakawa n'ibirungo by'icyayi byiganjemo ibiseye. Ibyo nabyo bikaza byiyongera ku bibinjiriza agatubutse. Ni munyemerere dusoreza ngaho iki kiganiro. Jye mwari kumwe nk'ibisanzwe ndi Benita Giraneza Uwera. Ndabibutsa ko igitekerezo n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space. Hakuna matata. It looks like cassava. You know cassava? Yeah. It looks like cassava. This is called iodine. Iodine. You know iodine, yod. Yes. Iodine. Yes, iodine. Medical wash. This is iodine. I think if I cut it, something will come out.